Rupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe urubore rwawe ruri he? Ibyaha ni by'urubore rw'urupfu kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo ni amagambo yanditse mu Bakorinto ba mbere kuva ku murongo wa 15. Ubuzima tubamo bwa buri munsi, iherezo ryabwo cyangwa se kurangira kwabwo ni urupfu. Benshi turarwumva tukagira agahinda, benshi turarwumva tugahungabana, ariko niyo nzira twese tuganamo, niwo mugambi w'Imana, nicyo twagenewe. Amakuru dukesha Bikemu wa Yesu yanditse nonaha kuri stati ya WhatsApp agira ati breaking news, umuhanzi Gogo yitabye Imana. Bikemu wa Yesu ushinzwe itangazamakuru rya Gogo yemeje amakuru ari kuvugwa y'urupfu rwa Gogo. Umuhanzi Gogo yitabye Imana. Amakuru arambuye n'icyamwishe murayamenyeshwa. Yongeraho ati rest in peace Gogo, mbega inkuru mbi, mbega inkuru y'incamugongo. Ati Mana nkomereza umutima. Aya ni amagambo y'uyu mugabo umaze igihe afasha Gogo, amufasha, amucurangira, amufasha mu bitaramo bitandukanye, cyane ko aho bari muri Uganda. Amakuru agezweho nonaha aravuga ko Gogo wamamaye mu ndirimbo Blood of Jesus yitabye Imana. Mu ijoro ryo kuwa gatatu, Gloriose Musabyimana wamenyekanye nka Gogo akaba ari umuhanzi kazi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yamamaye benshi bamumenya mu ndirimbo nka Blood of Jesus, yitabye Imana kuri iyi tariki ya 4 Nzeri 2025. Mu gitondo cyo kuri wa 4 tariki ya 4 Nzeri 2025 nibwo hamenyekanye inkuru ibabaje y'urupfu rwa Gogo. Amakuru avuga ko yavuye muri Uganda aho yari amaze iminsi mu bikorwa by'ivugabutumwa. Icyakora cyateye urupfu rwe ntago kiramenyekana, gusa bivugwa ko yari afite uburwayi bw'umutima. Aya makuru dukesha ibitangazamakuru birimo Inyarwanda, birimo igihe.com, birimo ndetse na Zaburi Nshya, ari nayo njye namenyeho aya makuru. Zaburi Nshya batangaje ko Gogo bimwe mu byo yazize harimo uburwayi bw'umutima, ariko bushingiye ku burwayi benshi mu badafite ubumenyi mu bijyanye n'ubuvuzi twita ngo ni indwara y'igicuri, kuko Zaburi Nshya iba bitangaje. Bikemu wa Yesu angira ngo muramuzi, uyu mugabo ni umuvugabutumwa ukunda kwigisha abantu gucuranga yaba gitari cyangwa gucuranga synthesizer, yigisha gucuranga buno buryo bwa piano. Ni nawe umaze igihe aherekeza Gogo hamwe itangazamakuru muri Uganda, mu ivugabutumwa hano mu Rwanda n'ahandi hose Gogo yagiye akora ibitaramo. Burya niho yanditse igira ati Bikemu wa Yesu warushinzwe itangazamakuru yemeje urupfu rwa Gogo. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga nibwo nabasomeraga, yagize ati rest in peace Gogo, mbega inkuru mbi, Mana dukomereze umutima. Uyu Bikemu ni nawe wari waherekeje Gogo muri Uganda mu bitaramo yari yatumimo ukoreye Imana. Uyu ni umuntu mu bushobozi bwe, ubumenyi n'ibindi byihariye kuri we yakoresheje avuga Imana, yaba aririmba yaba agaragara mu ruhame. Ngera mwagiye mubona interview ze nyinshi, yumvaga ko ari amahame runaka afite. Mu nkuru igihe.com banditse bagira bati urwandiko rw'ibitaro bya Kigera Doctors Center igihe ifitiye kopi rugaragaza ko Gogo yitabye Imana azize uburwayi. Ibyo byabaye mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025. Uyu Bikemu wa Yesu yabwiye
nkuko mbona igihe cyabyanditse baragira bati yavuze ko kuwa 28 Kanama 2025 ari bwo Gogo Gloriose n'itsinda bari kumwe bahagurutse mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali hari i Kanombe berekeza mu gihugu cya Uganda kuri Entebbe International Airport. Ubwo ni igihugu cy'indege cya Uganda, kibuga cy'indege cya Uganda rafite igiterane cyabaye ku itariki 29, ubwo no kugera ku itariki Kanama 2025 kibera Imbarara. Nyuma yo gutaramira Imbarara ku 31 muri Kanama n'ubundi, ubwo ni itsinda bari kumwe bahise berekeza i Kampala aho bari bafitanye gahunda na societe yagombaga kwamamariza. Nyuma yo kugera i Kampala, Gogo yatangiye kurwara araremba, ariko abantu bagira ngo biri bworohe cyane ko ubu burwayi yarasanzwe afite biza koroha, biza kuba ibintu bisanzwe. Uburwayi bwarushijeho gukomera birangira ajyanwe kwa muganga, ariko akigerayo ahita yitaba Imana. Uyu Gogo ni umunyarwandakazi wari ufite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga, izina yakomoye ku kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu Gloriose Musabyimana benshi twitaga Gogo, n'abandi bakongeraho kari akazina ka Blood of Jesus, nk'indirimbo yavuririmbye avuga amaraso ya Yesu. So yavutse mu mwaka wa 1989 avukira Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu nguyu akaba yari umukristo mu itorero rya Anglikani. Ababyeyi be bombi bitabye Imana akiri muto, nk'uko yakomeje kugenda abivuga mu buhamya butandukanye avuga ku buzima bwe bwiganjemo imikurire ye n'ibindi bitandukanye. Kuva muri 2024 nibwo yamenyekanye mu muziki binyuze mu ndirimbo Blood of Jesus yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga, kugeraho isubirwamo n'abanyamuziki bakomeye bo mu bihugu bitandukanye. Nayo makuru yagezweho. Gogo byarangiye, Gogo yitabye Imana. Muryango mugari ba Kristo bavandimwe mwamukunze, mwamukurikiye, mukomere kandi mwihangane kuri iyi nkuru itunguranye, inkuru y'akababaro kenshi mu gihe irivuga butumwa yaramaze igihe gito atangiye yaratarariboneramo imbuto zihagije, ariko yaratangiye kugenda akora ibitaramo hanze y'u Rwanda bizenguruka avuga ukugira neza kw'Imana, avuga uburyo yabonye Yesu mu buzima bwe ndetse atazigera muhemukira. Birababaje. Muryango mugari bavandimwe ba Kristo mukomere, mukomeze kwihangana. Nta kindi twavuga usibye kubwira abakunzi be mwihangane, mukomere kandi mukomeze n'abandi. Izindi gahunda ziraza kugenda zikomeza, turagera tubamenyesha. Kandi nsaba abantu mwakunze Gogo, mwamubonye nk'abanyamakuru, mwagiye mumukuraho inkuru, ndasaba abantu mwagiye mumukoresha mureke tuzatabare umuryango. Nta kindi nababwira, ngira nti muhumure kandi mukomere, Imana imwakire mu bayo. Murakoze, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwihangana.